bibwire ni ugomba kubibwira no gupfukama birimo se n'imbere y'Imana ishobora byose bariye kuri kude ntago ndi umugabo n'imbere y'Imana ishobora byose papa ke nanakurikirana iyi video musabye imbabazi ciye bugufi oya musabye imbabazi n'ukuri kw'Imana kandi n'abandi bose n'aba narahemukiye tubaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show ndasuje kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi reka nizere ko mumeze neza naho utameze neza ukomeze kwihangana reka nshimire mwese mudukurikirana mwebwe muri mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse by'umwihariko wakoze subscribe ukandika na comment ndagushimira cyane no kuri inama zanyu zifasha benshi kandi mugenda mufasha mu buryo bugiye butandukanye rero nagusabaga kubwa nujye ubona ikiganiro ujye ukanda subscribe hanyuma kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu dushyiraho umunsi ku wundi turi kumwe na mama Keza murakomeye cyane ni amahoro kutuje cyane muri iyi minsi bimeze gute wagira ngo ugira ibihe wagira ngo se ubwo duherukana nta uzumbwira ngo Yesu ashime oya se byaragize se ibikisi waje kurokorwa yes kurokorwa nyine waje gukizwa mana yanjye none so udakijijwe wakora iki n'iyi si n'ibyo ubona biri muri iyi si bikaze warakijijwe se ndi mu rugendo bwo gukizwa ntago kuko biri kose hari icyabaye byagenze gute se wakennye se habaye iki kugira ngo noneho ube uri muri uwo mwuka gukena oya ntago umuntu ajya mu kintu kuba yakwayakeneye bitewe nawe n'ukuntu tukuzi mama Keza byaba bitunguranye ni bishyashya uko biri kose hari ikintu cyabaye kidasanzwe n'ubwitonzi ufite hari ikintu cyabaye ahubwo utubwire byagenze gute sijya kuyamagariye se kandi ndabizi ko ufite amatsiko numva ngiye mfite amatsiko ndumva wambwira nyine uko bimeze ndabona umeze nk'umuntu ufite du stress sinzi ntago utuje bimeze bite ntago nuje mfite ikibazo gikomeye cyane ahubwo uramfashe iki se ubu ndagufasha iki ibyo nagufashije gusa nkubwira ngo uhuze na papa Keza nkubita ingumi reka nta kintu nagufasha nta ibyo nashatse kugufasha nasanze utabishaka ahubwo umeze uti ahandi umeze uti cha urebye ntago meze neza ariko wenda bya kinyarwanda bavuga ngo meze neza urebeye inyuma umeze neza ahandi harabura ikirere ubundi ntago meze neza pe iyo utarwaye umuntu atarwaye akaba atarwaje akaba adafite ikindi kibazo akaba adashonje akaba adafite ikibazo gikomeye ahandi biba byashonje kongeye n'ubusanzwe ni umuntu ungana nawe abashonje ko nubundi mbaye shonje mbaye maze ko nta muntu wapfa kubimenya keretse babonye nahorose nibwo bavuga ati umuntu arashonje wambwiye ngo uranshaka nibuka ko ubundi ari nge buguhamagaye nibuka n'ibikiganiro durutse gukora ukuntu wambwiraga ngo sushaka ko nzongera kumbwira ngo Keza ceceka nta jambo ufite uringurutse none ndabona waciye bugufi ngumva nigira ubwoba byagenze bite basumbabarire pe niba nakubwiye nabi wihangane ngaho mbwira wa mubyeyi wangiye nguteze amatwi isi we ntabwo ubona ko isi igoye icyo se ko ari ibya twese turabizi nawe se yakugora ni ukuri ko ingoyera itari koko mbere ukuri mu munyenga umeze neza uri mu munyenga na kayusi uri Kigali kumeze neza uryoshye ko nta mwana uriza nta mugabo kuraza kunyeke ufite ikihe kibazo isi kugoye iti urashaka ibibazo byanjye mbikubwire se uramfasha iki mbere nambe ibibazo byanjye urabyumva nurangiza umbwire ngihangane no kuvuga ntago nakubwira ngo ndagufasha iki kuko sinzi n'ibyo ari byo gusa nka mama Keza uko nkuzi nta kibazo cyakunanira cyakujya ngo kigutesha umutwe twese mwabantu mwe mama Keza niba umuzi kari sasu we nta kibazo ugira nta stress nta mwana uri kukuririra mu matwi nta mugabo uri kukuraza kunyeke gusa ufite ikihe kibazo tambeze uri kwiraza kunyeke wowe uri kwibuza amahoro
wasanga ubwo ari wowe biroroshye cyangwa ni ibitekerezo byanjye cyangwa simbizi ubwo nta muntu uri kuyakubuza wowe ntabwo bigoye basi umuntu yakubuza amahoro bigakunda uzi ko nta muntu wanga heza ahubwo arahabura Kayusi yakubujije amahoro n'amahwemo bya Kayusi byorere ngaho Kayusi bubaye umushyize ku ruhande ndakwinginze ntacyo reka tumureke tumuretse ubwo tuvuga ibindi ngaho njye mbwira ikintu wamamagariye n'ikintu cyatumye mbona wigize wabaye marayika n'ukuri Imana ikomeze ibigemo ntabwo bizi ko nawe maze iminsi ndi no mu masengesho yawe ntabwo nyazi ibaze noneho niba wowe utanyizera warabivuze ibaze niba utanyizera warabivuze mu magambo ubwo se undi wundi wabyumva akanyizera koko ubwo ninde utambere warabivuze mu magambo ariko ntabwo nakubonye yakora sinzi amasengesho uziko umuntu akora amasengesho afite impamvu nakoraga amasengesho kugira ngo Kayusi mbese angaru azi muhoze ariko nta nubwo aribyo byanzanye ikintu cyanzanye rero kamubwiye afite n'isoni kukivuga niba wanze kunyizera ubuse koko ninde wanyizera utazi njye nakwizeye sinaguhakanyije amasengesho wari yakoze ubwo ufite icyo wayakoreye nyine rwose ndashaka ngo umuze na papa Keza umbabariye kuko birakunda papa Keza se umugabo wawe mwabyiranye ni ngombwa kuguhuza nawe kandi wakihuje nawe se dukumamagara nanyitabe reka ntabwo uzi ukuntu namubwiye nabi namushitinze cyane mbese nawe nagagishaka ku habaye iki se none ushaka guhura nawe wabyihoreye koko wabyihoreye ko yambwira ikintu cyabaye habaye iki kugira ngo wumve ko ushaka guhura nawe nakubeshye reka mubwize ukuri ibi bintu ndumva bingeza aha ndumva ndenda no gusara se cyangwa ntago mbizi aka kanya uri kwifuza guhura na papa Keza cyane pe kubera iki rero ndi kwifuza kumusaba imbabazi ni ukuri pe kandi ndashaka kumusaba imbabazi papa Keza wowe usaba imbabazi n'umutima wanjye kandi uciye bugufi wowe usaba imbabazi ni ukuri pe ntabwo uri kunyiza ariko sibaze niba utanyizera none ubu ndabigira ariko urambwira ngo ndakwizera mama Keza uri buka inshuro uriya mugabo yaje gupfukamira ati reka mva imbere kunterese ntabwo wenda ndi bubisubiremo abantu barabye ibiganiro barabibonye uri kunterese semendeka nkunda Kayusi n'umugabo bwawe wenyine arizira gupfukama imbere reka umwana ishwidango nzaza murebe se najye imbere y'uriya mugabo akamubwira ngo ako se niba ibaze n'ubutanyizera koko njyewe singuhakanya ko nyine ubikeneye urabizi ikintu kindimo ndakivuga sibyo byagenze icyo kintu ntabwo kinziho nyine byaje bite bakwanze tubwire byaje bite kugira ngo wumve noneho wifuje kumusaba imbabazi habaye iki wakennye ukeneye kagufasha ni ukuri biratangaje ngiye ukuntu wamufataga numvaga utazigera n'umunsi wa rimwe umukenera ako namukenera ntabwo ari umugabo wanjye umva nawe none urabyibutse ako se waretse koko basi ntabwo wamagaye ngo ugire ikintu mfasha ariko uri mu bantu bari kunca intege ahubwo njye ndi kwibaza uwo mugabo we ndabahamagara amubwira ngo iki ako se muri cyo koko ndamubwira ngo mbwira uko mubwira ndamubwira ngo iki nawe urabizi inshuro twahuye uri bumubwire ko ari njye tugiye guhura sibyo uramuhamagara umubwira ati ko ushaka washatse ukuntu ngeraho wumva ukuntu avuga bana kuko ushyizemo mama Keza ariko kubera ko we n'ubundi agushaka n'ubundi nta kibazo iyo abashakaga kuba yitaba fone akumva nicyo ashaka kumubwira ariko se tuvugishije ukuri ubundi wenda yarambwiye ngo nigize indaya mu mujyi yarabeshye se none se ndi indaya ako ke none se aravuga ati uyu mugore yataye urugo aza kuba i Kigali nta kazi azugira niko avuga nta kazi azugira nose ubwo niba utazi akazi umugore wakora muri Kigali nyine mumuza nawe ushaka byara ibyo ntacyo we banze umbwire tusubire inyuma gatoya wenda n'abantu bari bubyumve usaba imbabazi bumve ko uzisabye uzikuye ku mutima utarasaba imbabazi imbere kiriya gihe umwanga ugata umwana ukamutuka nawe urabizi ibyo wavuze byose wabiterwaga n'iki
nakubeshye nayo byo sinzi biterwaga n'iki gusuzugura umuntu imbere y'umuntu wambaye ijipo wa mugani we rwose kwamukubaze byaje biti nanjye sinzi ahantu ndi buhere niba utazi aho uhera ninjye umenya aho mpera ngaho nawe mbwira ntuzi aho uri buhere njye ndamuhera he mubwira mu makeza aragushaka kandi ukuri n'abantu bose nahemukiye bakwise umurozi ndashaka kubasaba imbabazi abo bose rero abo bose ntitwarana nkubajije ntise kuko wararoze wanga kunyemerera wanga no kumakanira tuzi ko wari abo bose ni ugomba kubasaba imbabazi kandi ciye bugufi kandi biri seriye ciye bugufi kandi nukuri ko Imana reba ko ntabwo uri kunyizera akuwiteka njyewe kunyizera kuko izera wibitindaho umugabo wawe niwe ukeneye kukwizera njye ntakwizera ntacyo bivuze ahubwo umugabo wawe we yakwizera ibyo uri kuvuga we yakwizera none ibaze niba nawe utari kunyumva basi ikintu ni kwibaza kiragiye ubikora uvuga bira byose uta umwana uzi Kigali wabitewe n'iki kugira ngo wenda twumve wa mugani isi uyu muntu uko byari kuvuga no kuri cyangwa ni byabini kuko abantu benshi barababaye bavuga bati uriya mugabo afite umugore ariko umugore yaramunaniye umugore niba afite umugore niko ko ndavuga ngo umuntu yashatse nabi batura umusore yashatse nabo umugore yamunaniye ni isasu ngushaka gusohoka ngo ku Gisenyi mbese ibyo bintu wabiterwaga n'iki wemera ko nta muntu udakosa nawe nta n'utayoba rero ni ukuri nta muntu utayoba niyo mpamvu nshaka gusaba imbabazi uciye bugufi hari ijambo wavuze nibutse waravuze ngo ntago ngo jureka kwibuka basi nyine jureka kwibutsa umuntu ibyo yakoze ni byinshi bibi nakoze ndikwibutse kuko birajya bituma wumva nyine yuko niba ukeneye no kugira ngo wihuze nawe cyangwa mubonane bizajya bibi hari ijambo wavuze uravuga ngo hari ibicingana tuzuza uranabivuga urazimiza ngo mu buriri nta kigenda ntabwo nigeze mvuga mu buriri ntabwo wavuze mu buriri sinzi wakoresheje irindi jambo ntibuka ariko wasobanuye nyine naho waganishaga ngo hari inshingano wera kubwira ati se ntago urya ntago wambara ngo ibyo si byo byanzanye hari ikindi cyanzanye ntago ari ibyo byanzanye waretse kuri icyo kintu kivuga buretse n'ujya ushaka gusaba imbabazi cyangwa kugira ujye jureka nyine uvuga ibintu umuntu abyumve nyine yumve kuri iyo uri kwanga umuntu sibyo iyo kandi uri no guserera n'umuntu mwana hari ibintu byinshi uvuga kandi atari nabyo turi kumvikana niba navuze ngo hari ibyo atuzuza nuko kwanza wabonaga ko ari no kunera umujinya kandi yarabivuze ko hari ibyo tuzuza nyine ubona ko warabivuze ko ari byatuzuza ibyo kandi aribyo nshaka gusabira imbabazi ari byo Kayusa afite ngo ni bogari akose turetse ko wenda amaso kandi aribyo nshaka kuvaho kuko kamaso yo yanze aba yanze undi wa mugani we turebesheje inyuma uretse ko urukundo nyine ari impumyi wari wakunze ariko turebeye inyuma wenda tutarebye imbere ko ntitwahabona uriya mugabo wawe urutwara Kayusa wambabariye ukabyara we kandi nawe reba warandakariye ariko guzi bitutsi agokoma ariko guzi kiceka ntongere kumbira umugabo umugabo kuko usuzongera kumuza nawe umamagara y'ubusa yego yesu sambize mama keza rero sinzongera gukora ikosa ngaho basi ihangana urambabariye pe urumva nawe gukoshereje njye ntacyo wakoshereje umugabo ni wowe uri mu bibazo kandi nshaka kumusaba imbabazi ahubwo nabeshye nahera he ndahera he ahubwo wenda ashobora no kwanga kuza makeza saba imbabazi usashaka muri iki nyine kugira ngo wizere ko oya ukeneye kwizera n'umugabo ntago ari njye nakwizera nta kibazo ahubwo umugabo wawe we yakwizera abadukurikiye mwe mwamwizera mumbabarire mumbwire uyu muntu tumwizere cyane pe cyane kandi ubundi umwanzuro wa nyuma ibyo ngibyo ni umugabo ugomba kubimenya wenda ntacyo urabimbwiye ariko n'ubundi sinjye uri buze kubimubwira
kuko n'ubundi niba ushaka kuvugana nawe namuhamagara na kuri telefone yanjye mukivuganira kuko n'ubundi ngira ngo ubwo duherukana n'ubundi we aragukunda pe yari akina gushaka avuga ati mbabarira dutahe ndakwinginze urabizi yaragukundaga ndetse no muntekereza ko atabyanga. Ikibazo cy'abantu rero baba mu cyaro ni iki nanone sibyo aragira ati naza akazi nkora gazi ko ndi indayi ni Kigali. Ikibi cy'abantu baba mu cyaro ni iki ntago yakumva ko Kigali ntago yakumva ko Kigali wahaba utakukora uburaya. Nese ubundi umuntu abaho kubera abagabo babazanye amafaranga kugira ngo ukunde ubeho nyine ariko none subayeho gute urashaka kumenya uko mbayeho uzabibwira umugabo wawe gusa ngenge nkurikije ibyo umugabo wawe yavuze kugira ngo ube ufite umugore abi Kigali ubuzima bw'i Kigali turabizi buragoye bisaba gukora udakoze ntago warya ukeneye kubona ahantu uryama kandi ubusa neza aribaza nawe icyo yibaza ati umugore wanjye kabi Kigali nta muryango afite nta kazi nzi akora iki ibyo ni ibintu umuntu wese yakibaza. Ako naje nzanya amafaranga kandi naje ndi kumwe n'undi twese tuzanya amafaranga tufite ibyatuzanye gukora sibyo muri ibyo byatuzanye rero jewe ndananiwe pe nukuri ndananiwe ndashaka byose kubivamo byose nkabisiga inyuma nkongera nkareba ko nakwiyubakira umuryango mbese nkongera nkasubira mu buzima nari ndimo. Reba rwaserera ninde byagenze gutya ninde byabaye ninde wikubisa hasi ni mama Keza ninde watukanye ni mama Keza ari wowe kuko nawe urabibona umubyeyi muzima nyine ibyo nakubwiye kera nyine amazi wenda ninde waguye mu muringoti ari kurwana ni mama Keza ninde imodoka zawe zigiye kugonga mama Keza nukuri mateka yanditse muri Kigali ndananiwe kandi ndananiwe mugira umwana gusungana namutekereza noneho byiburu kuko si icyamvuyemo se kuriya ni amaraso yanjye irakubwiye ati Keza mureke nzaza kumusura n'uwanjye nzaza kumusura niyo mpamvu ushaka gusaba imbabazi nkamusaba imbabazi basi rimwe anambwe ati dore uko cyabaye basi ngwino tugende ujye urara mu cyumba cyawe basi byonyine ubwo wasubira mu cyaro so kubaho neza nyine ukajya mu cyaro ariko nari ndiho neza ntago nta stress nta n'uburiho neza nta miguruko n'uburiho neza ndiho neza gute nihehe urigenga nihehe hahiye ni kwande ni best aho zahiye ubu nibwo umeze neza wigenga udafite ukubaza ngo urataha ryari rihe oyasha kubera ko buri muntu agira ubuzima ni bubi n'imbere Imana ni bubi nakunze nibankunze akose kuko ariko nta nubwo mfite uburyo nanabivugamo wakunda ugakunda Kayusi babaye mukize kwande mbabarira kwanza mbabarana Kayusi nongeye no kuvuga ahubwo tumubwire ko wumva ushaka gusemba baza umugabo ni byiza wenda tuvuga ko wicujeje Kayusi nawe se wamuretse ase waretse wambabariye kuko ibya Kayusi kabo bikize ku ruhande ho gato aho nyimve usuragira ngo ibintu bikemuke nukuri mbabarira Kayusi baza umugabo ugikunda undi mugabo Kayusi ntabwo nshaka kumuvugaho uyu munsi sibyo ibya Kayusi Mana yo mwijuru buba biretse urakunda byinshi nje nakubwiye ko biriya bintu byose by'imiserero byose kwa umuntu wese naba narahemukiye umuntu wese naba naratutse umuntu wese naba narabwiye nabi nukuri nce bugufa mbabarira erega niba uri gusaba imbabazi tuvuga ibintu byose ubisabira imbabazi hamwe nose dusimbuke dutaruke kandi ibyo bintu bivugwa ibirimo biravugwa mama Ken mubwiza ukuri nakubeshye buriya iyo utazi mu rusengero uba utahazi
njyewe igihe nafashe nkajya gusenga nkumva ijambo ry'Imana mbese agasani numvaga umutima wanjye uri kugenda ubohoka mu gake. wagiye gusenga ugenda ubohoka numva ndi kugenda mba uwundi wagiye gusenga kuko njema mama Kezuzi ninde nasaba imbabazi nyine wagiye gusenga icyo kintu nshaka kumva Imana nagiye gusenga Uwiteka nagiye gusenga mbese banze niba ariko nakubitanye wenda n'umuntu uzi kubwiriza neza niba wenda niba ari igihe cyanjye cyari kigeze ntago mbizi ariko bavuga ngo uyu mwuka wera yakumanukiye ahindura nyine byanze guhinduka. nawe uri mu byahindutse ubu uri cyaremwe gishya ndashaka mbese mama Keza agiye gusenga baramuhindura ubu yarahindutse ari gusaba imbabazi. buriya no gusenga bifasha umuntu ubu ngubu mana bantu bakurikira channel yawe ya Keza TV show ndabasabye ndabinginze nutazi umuryango aho urusengero ruba ndamwinginze basi azagerageze iri rimwe kugira ngo ujye mu rusengero byaje gute ugira ukuntu byakujemo. nakubeshye nagiye mu rusengero rwose nagiye mu rusengero ufite intego imwe utarajyayo wicaye mu rugutekereza gute kujya gusenga we mama Keza. urabizi ko nahoraga Rwaserera Kayusi Rwaserera ndagukunda ananuka ibitutsi byinshi cyane natishe ndavuga buriya uwajya gusenga wenda Imana nta kintu yankorera kugira ngo Kayusi ahinduke wenda aza nkunde Imana ikora ibintu byose. icyo gitekerezo nagize cyo kujya gusenga yewe nkora n'amasengesho nicyo cyari kikujyanye gusengera kugira ngo agukunde ariko Imana ikora ibyayo byaciye uko nagiye igitekerezo nagiye mfite ntago ariko byagenze ntago ari cyo watahanye ahubwo ngiye nagendaga muri njyewe numva mbese hari ikintu ndi kugenda gihambuka muri njye nkumva mbese ntago nabikubwira ngo byumve mbi keretse ari nkawe byabayeho. bivuze ngo icyifuzo wagiye gusengera ntago ari cyo wabonye ahubwo warahindutse muri wowe kemba bara udatuma ndirira ahangaha sibyo. birakomeye ariko ni byiza ibyo ndabyemeye ni byiza buriya kwicuza nukora ikintu ukumva si cyiza nyuma ukicuza biba ari byiza kwigarura. hanyuma uyu munsi icyifuzo cyawe wafashe umwanzuro wafashe uhuye na papa Keza nicyo kintu wamubwira cyangwa nahe magambo wamubwira? ngiye ndashaka basi mbere na mbere abanza mbabare amakosa yose amafuti yose namukoreye ubundi iyo umuntu kwanza abanje kukubabarira ibindi mu biganira nyuma imbabazi zabonetse uko naramuhemukiye mbese namukoreye bundi ikintu umugore atakorera umugabo nararengereye mbese. hanyuma se nanone ni ikihe kintu wakizeza umuntu udukurikiye cyangwa abantu badukurikiye ku buryo umuntu ashaka kureba ku mama Keza akavuga ati kubera iki kintu atubwiye koko buriya nibyo twakwizera nyine icyaduha icyizere kuko k'ibyo uvuga ari ukuri kubera ko hari ukuntu ubuze umuntu ukabona ni ukuri ntabwo yahinduka ukabona ntibishoboka habe na gatoya byibura tukwizere 100% cyangwa ni bya bindi bya nyirarubeshwa umuntu ahakana ikintu ejo akongeraga nuko uriya musore aracyari muto niba wafashe umwanzuro rwose ni byiza ariko utazongera guhinduka ukava mu bagabo kubaga abantu batangiye kunyaka nimero z'uriya mutipe bangana b'abakobwa b'abadamu nyakubashije nise nimero bari kunyaka nzimuye ngo zibahe ngo bajyane nibyo nyine biri muri bintu nige mbese nakoze bitari byiza
ikindi cyo kuvuga ngo wenda nakwizeza abantu badukurikiye ndi umuntu nabo bazamfasha. byibura wa mugani ni ikihe kintu umuntu yakwizera ku buryo nawe ubwo ashaka kuvuga ati umugore wanjye yahindutse nubwo nkora ibintu ariko yahindutse byibura ntabibonye ko yongeye akongarukira kuko mana simbizi wowe urifuza ko nkora iki? njye nta na kimwe sinjye ubikorera uzabimubwire niwe ugomba kubibwira no gupfukama birimo se n'imbere y'Imana ishobora byose bariye kuri kunde njye ntabwo ndi umugabo n'imbere y'Imana ishobora byose. Papa ke nanakurikirana iyi video musabye imbabazi nciye bugufi oya musabye imbabazi ni ukuri kw'Imana kandi n'abandi bose naba narahemukiye nawe urimo n'abandi bagukurikira nagiye ngira nsabye imbabazi ni ukuri pe. sabye imbabazi ngo arazihabwa ntabwo ari gitanga imbabazi azisabye umugabo we ndetse namwe mwese ni ukuri nsabye imbabazi nciye bugufi kubera ko nawe nibutse ko nawe yapfukamye ubwe nawe yarapfukamye nawe urapfukamye ariko uko biri kose nawe aratanga imbabazi ndetse n'abadukurikiye mwese yabasabye imbabazi ni ukuri reka twizere umutima we ko wahindutse ko yabaye umukiranutsi sibyo ra cyane pe tubyizere basi na gatoya ko kunyizera bazabona uko nahindutse. Mama Keza agiye kuba umupasiteri yakijijwe yavuye mu bwiza ajya mu bundi sibyo se yabaye cyari mwigisha yagiye gusenga hari ibyo yavuganye n'Imana hari n'ibyiza natwe dukunda abahinduka kuba wahindutse ni byiza cyane ariko reka twizere ko bizahoraho kandi n'umugabo wawe ubwe nyir'ubwite niwe uzabikwemerera kuko niwe mugabo mwabyaranye ubwo niwe uzatanga amahitamo sibyo. Reka dusorezane ikiganiro rero Mama Keza no kuri yaciye bugufi yarahindutse ko mureke dutegereze wa mugani n'umugabo we nawe ni umuntu wenda azagira icyo abivugaho cyangwa se amuha imbabazi hagati yabo bongere bubaka umuryango babane barera umwana. Reka dusoreze musasura mu kiganiro cy'ubutaha.